Rusesabagina twari tuzi muri gereza niriya nkubiriye yo gusohoka gusaba imbabazi kugenda kunyura Katari ibyavuzwe byose idosi yamaze kwihindura ariko hari ibintu bibiri cyangwa bitatu nabonye avuga bamaje niba yarabaye torture avuga ati namwe nimwibaze kuva nkigera ku kibuga cy'indege bamfunze mu maso amaboko bayabohera inyuma bamutera ipingu bashyira mu mufuka barahambira yagiye nk'umuzigo niko avuga ako ni kamwe yego hanyuma iminsi yamaze muri gereza 239 we avuga imyaka 2 n'amezi 7 uri kumva hanyuma noneho bati rero ko wanditse ibaruwa usaba imbabazi kutazasubira mu bya politike none uri tayari kubahiriza ibyo wanditse uzi ko yavuze akandi naza kukubwira kavemi n'aya mafaranga yahaga FNL yahaga basankara yayahakanye ibyo ni bibiri tugasoza akibaruwa rero uzi ko yavuze nakahoye ndumirwa none se kwibaruwa yanditse n'imashini niriya sinya si yanjye ati imashini nari umufungwa bwoko ki wo kugira laptop muri gereza niwo kuvuga ngo barayinyandikiye simbizi ariko yavuze ati nta mashini nagiraga kandi ibaruwa yanditse n'imashini hanyuma rero bati kuri za vemiri mu byo washinjwaga harimo gutanga ibihumbi 20 by'amadolari ubiha FRN by'amayero ubiha FRN umutwe witwaje intwaro ushamikiye kuri MRCD avuga ati reka ayo natanze byavuye hese ati leta yashakaga umutwe wanjye ariko avuze vure matete Hello. Guten Tag. Ni ku ishuri ryigisha ikidage cy'imironko tuvugana? Yego, niho wahageze. Der Sprachenhub German Language Academy twigisha ikidage vuba neza kandi kuri make. Kuri ubu tubafitiye amasomo azatangira tariki 6 Gicurasi kubiga ku manywa n'abiga nimugoroba ndetse n'abiga weekend bazatangira ku ya 11 Gicurasi. None se za discount muracyazifite? Yego rwose. Igabanya rusange rya 50% kubiga weekend na nimugoroba rirakomeje kubishyura mbere. Ku bindi bisobanuro wadusanga ku cyiciro cyacu cy'imironko hafi y'umurenge ku gahanda karimwe etage nimero 12 cyangwa ukaduhamagara kuri 0793 Reka ncacane ntacikanwa wa banguka kuko tugiye inama abashaka kujya kuminuza kwiga imyuga gukora volunteering n'ibindi bijyanye n'ubumenyi bwo kwiga ikidage dore ko kaminuza mu Budage ari ubuntu. Igihe niki kwiga ikidage tujya guhaha ubumenyi tugakira igiti note maze tukiyubakira iwacu. Iyi nkuru muyisakaze hose nta kubyihererana. Amahoro y'Imana bane namwe abakurikira Karegeya Omar. Fano twongeye kubashimira gukomeza kutwereka ko turi kumwe 5 abarenga 18,000 mumaze gukora sabone cyangwa subscribe bose muri indashyikirwa. Yego. So rero ni nako kandi ibyo bitwereka ko amasomo ya mwarimu abagenda azana abanyeshuri cyane bakebeza nabandi mu banyeshuri haziramo n'abarimu yego kuko muri komanteri haziramo andi masomo cyane rwose so Karegeya wongeye kwirirwa umeze ute ndaho urebye ndaho ku cyumweru ziko tumaze gukora ikiganiro nagiye gushyingura se wa Gatanazi mpahurira n'abanyeshuri banjye nkuko nabivuze no kuri Jaras Official byaranshimishije cyane ko n'abakera n'abanyeshuri bakera bo muri za 98 9 muri mbere ya 2 yego nomba gemba narabibagiwe nangiye kwibagirwa ko bari abana nkaba ndi mukuru bamwe bagenda bampa amakuru nahuye n'umwe ampa amakuru y'abandi numva ngaruye akanyota yego ndabikumbura ndirimba urungano ubushize nayo nakubwiye ko iriya ndirimbo nyuma yaho maze kuyumva nk'inshuro 5 ariko zirarenga ejo ku kazi nayumvishe nka 6 hanyuma mvuye aho
hari ikintu ushaka kubwira abakunzi bacu bamfashe. Ejo warambonye Nyabugogo ndi gucaracara kuri Jago. Yego. Abantu bamwe bagiye bambwira ngo ariko ugiye Kampala. Baba bambonye mu kiganiro impamo. Icyari kinjyanye Nyabugogo. Bihangana. Umuntu w'umudamu yavuye Uganda Kampala. Yego. Araza agera ku kazi turi mu kiganiro. Ngewe nari mu kiganiro hano ajya ku kazi. Yego. Arazamuka umuntu w'ibiro nk'ijana arazamuka mpaka ku biro byanjye. Ndashaka karegeye. Mvuye Uganda ndi mushiki wa Bwambare babumva batabyumva. Asaba nimero zanjye barazimwima ariko bo bafatizi. Ibana baranyandikira urabona yo ndi kuri mikoro telefone mba nayifunze. Hano hari umuntu ugushaka ari umugushaka. Basi. Amaherezo wa mubyeyi arataha. Bampa nimero ze. Ngeze ku kazi nimugoroba ngiye mu kiganiro nabwo bahitanga ati ari umuntu waje aha ugushaka cyane. Basi. Mbonye akanya ndamuhamagara. Yego. Ati nitwa Goreti message bari bayimpaye ariko bambwira ngo ni mushiki wa Bwambare Tade. Uwo Bwambare Tade ni umuhungu twakosoranaga twamwitaga Brown. Twakosoranaga nkikosora senior 6. Nkikosora senior 6 yari umujyama twabaga tugendana nabitwa ba Francis na ba Royizi. Bamwe mbandi kubavuga Simba heruka sinzi niba bakibamuho niba bari mu Rwanda ariko ubwo Royizi yabaga i Butare. Francis ndumva yigeze kuba Kicukiro nyuma za ajya kujya Masaka. Yego. Na Eusebius bumanza ari umudirecteur hano. Twari ikipe twatemberanaga turangije gukosora. Brown rero yari nk'ishumi wa mugani wabwo. Yari umujama. Yes. Brown rero yaje kutuvamo amarabira. Apfaguye mu cyobo. Kayonza. Mbibwirwa n'uwitwaga Job Wesa. Umunyakenya nawe twakosoranaga. Nza kubitakira umugabo w'inshuti yanjye wari umupolisi aho i Kayonza. Rwabuneza nawe simeruka kumubona ariko aho ariho abazamumbonera bazamuhe nimero zanjye cyangwa bampize mu ngure y'agacupa. N'umuhungu twabanye neza cyane. Uwo mupolisi. Ubu sinzi aho ari nigeze kumubona mu bintu by'amatransport. None we amadetaye z'urupfu rwa mushuti wanjye wa Brown. Birarangira. Brown yambwiraga ko afite mushiki we uba Kampala. Icyo gihe yapfuye nka 2008 nkiba muri SOS. Uwo mubyeyi rero ni mushiki wa Brown. Hanyuma tumaze kuvugana kuri telefone. Twabonanye nimugoroba ariya muri Nyabugogo amaze gutega yagiye gukatisha itike. Waruriyo. Icyo gihe yarambuze nari ngiye kumureba yaramaze gukatisha ya 12 n'igice. Nibwo twari tugiye kubonana face à face. Ibindi byari kuri telefone. Kuri telefone ndamuhamagara arambwira rwose nitwa Goreti mushiki wa Brown. Hanyuma se wabwiwe n'iki ko nziranye na Brown? Ati ibintu bye ivarisi ye narebye mu bitabo mbonamo amazina yawe. Hanyuma se umenya gutaho nkora? Ati naraje hano Kayonza ndabaririza ariko nkeka ko nk'uwo Job Wesa kuko nawe yari inshuti ya Brown. Job Wesa ashobora kuba ari wamubwiye wenda ko ndi umunyamakuru. Umenya gute ko ndi umunyamakuru ko nkura kuri DC? Ati abantu barabimbwiye. Nuko hanyuma se uragenzwa n'iki? Arambwira ati nzi neza ko musaza wagiye yabyaye umwana mu Rwanda. Ati kandi nuwo babyaranye twigeze guhura rimwe. Atari kubusinza aho bari. Ari umwana wa musaza wanjye ari muramukazi wanjye mfasha tubabone. Rero kuko afite kandi kana nako kagahungu kageze muri kaminuza. Uwo mubyeyi ni ugafite. None warashaka uw'umukobwa wundi. Ugeze muri kaminuza nawe ni wa Brown.
ni wa Brown nawe yagiye kureba nyina we nyina ngaba mu bice bya za Rwamagana we barabonanye urumva impamvu ni ikiganiro cyarangirira ahangaha impamvu murumva icyo bita gushaka umuryango wa depansa n'ibirenze wajya no mu nzira utazi none waca no mu nzira zose zishoboka urumva kugira ngo angereho ashaka umwana ntabwo ari ashaka azi neza ko ari ngenda muhaye makuru erezuma wagira ngo sinzi cyabibubwiye ko yarazi ko mbizi kuko ibya Brown byose nabaga mbizi nabaga mbizi aho yagiraga inshuti aho byose nabaga mbizi niyo mpamvu anapfa bahise bambwira basi umubyeyi turavugana ndamugana ngo umwana koko Brown yari yaramubwiye reka nitumire abantu biragoye nyine birimo ntuza uwo mukobwa babyaranye ntago ndamuvuga izina ariko ni uwo ku Mayaga Nyanza y'Ibumoso abantu ba Nyanza y'Ibumoso bari hano muzamfashe muzaze inbox kuko ibisigaye ntago nabivuga muzazi ni box umuntu wo muri Nyanza y'Ibumoso ubwo iyo mvuze Nyanza y'Ibumoso ni Muyira na Ntyazo ariko cyane muri kira gice cya Nyamure Muyira Nyamiyaga hariyo abo bamfasha tukabona traces z'uwo mukobwa z'uwo mubyeyi wabyaranye na Brown baba mu gihugu baba hanze tugira ayo makuru kuko urumva umuntu wavuye Kampala bagufashe pe umuntu wavuye Kampala azanywe n'icyo kintu agaca mu bitabo akabona izina Karegeya akagera kuri disi akabona nimero tukavugana mugahurira Nyabugogo muri gara agiye ubu nibwo aya masaha ubu nibwo ageze Kampala so urumva nawe izo effort yakoresheje nanjye mufashe uzazi ni box nzamwereka criteria nzamwereka kuko umukobwa ndamuzi n'umuryango avamo ndawuzi ariko ugeshejeho sinzi abantu bo muri ako gace bazi neza kiriya gice mvuze bazaze inbox kandi ndabizi iyo ntanze ubutumwa birakunda kuko nigeze gushaka Mutagoma Fideli naramubonye nigeze gushaka Padiri Rutinduka twaravuganye ahangaha ndabizi neza ko haba abantu bose so rero bamfashe uriya mubyeyi uri Kampala ahangayitse kumenya amaraso y'umuryango we ahangayitse kumenya uko umwana wa musaza wabayeho kubonana n'iyindi etape at least kagira amakuru ati ageza aha ushobora gusanga yaranashatse cyangwa mama we yarashatse mbese ayo makuru arayakeneye agatuza yaraje amara iminsi ko na nimugora yihutiraga kujya ku kazi batangiye kumuhamagara ubundi yashakaga ngo mbanze mufashe tugire etape tugeraho ku kazi baramuhamagara aragenda urumva yataye akazi afata uwo mwanya afata amafaranga agira gute ariko comprenez ses émotions kuko amaraso y'umuryango ni ikintu gikomeye cyane gushaka umuntu mufitanye isano umwana ugukomokaho cyangwa ukomoka kuwawe ni ibintu by'agaciro gakomeye wanashora ibingana ubushize najyaga mbivuga ndumva mu biganiro bishize hari aho nagwaye kesi y'undi mukobwa umugore n'umugore nubwo atabanaga n'umugabo nawe ukomeye Uganda ariko yagiraga se mu Rwanda nyina yahunganye inda ye uwayimuteye yasigaye mu Rwanda umukobwa aragenda aratunga amafaranga yiga amashuri afite no ntabwo bishoboka ngewe urwego ndiho mbeho ntayazi data ebana yaraje nawe yaraje aca ibiraro muri Kigali hamaze nk'icyumweru ashakisha agenda ajya Kayonza birangira abonanye na se ise yabaga za Kiramuruzi arishima cyane binarangira ajyanye se ajya kumuha akazi kuko aho ngaho Uganda yari umuntu ukomeye uvuga ise aramutwara na musaza we uvuka ku wundi mugore nawe ajya kubaha akazi indi famiye isigara hano barakora bakaguhereza amafaranga iyo ni kayimo indi kana none nzi ubushize narayivuze y'umusaza basanze Nyarubuye niba kibaho simbyibuka
uwo musaza wa Nyarubuye ujya kumera nk'umumetisi nawe we yabyaranaga n'abantu ibana yabyaye abana benshi ku bagore batandukanye noneho abagore bataziranye n'abana bataziranye ariko abana nabo bagakora eforo zo kugira aho bakamenyana rimwe amateka bavuga muri Uganda agira abana babiri bo baramenyana ariko umutoya atazi ise noneho bombi baba mu gisirikare umwe ari umusirikare mutoya cyane undi ari umusirikare mukuru cyane wa musaza asize agakosa yakoze umutoya aramufata atazi ko ari se amushyira muri raporo umukuru ati warasaze urafunga so arahari uwo musaza naramubonye uwo musaza we naramubonye Nyarubuye so no kuvuga ngo isomo ririmo hano rikomeye nijyo gushaka amaraso yawe amaraso y'umuryango cyane cyane noneho urumva kuri uwo mubyeyi uri Kampala kubona abana ba Brown ni nk'urwibutso rwo kugira ngo abari nkaho ari kubona musaza azajya babonamo isura ya musaza so rero urumva bamfashe kandi birakunda ntago birenza ndabizi neza abantu bari hano ndabizeye ntago birenze ku kwezi tutamubonye abari mu Rwanda abari hanze nibura tumenye ngo adresse ngo umwana wacu wa Brown ageze ku ruhe rwego igikerewe cyane n'amakuru cyane kandi tuzayabona yego bazazi ni box nzabaha detail yego so ngahe nguko rero urumva haba hajemo urumva nahereye mu bintu biri social hazamo n'amarangamutima ariko nta kibazo n'ubundi ntago ndi burye kure y'amarangamutima yawe reka mpere n'ubundi inyuma gatoya ku kiganiro duherutse kugirana hano kuri Pado nabonye ari ikiganiro kitakiriwe neza bivuge gutyo kuko komete hano zari akasa mutwe yego hari n'abataratinye gutukana ibitutsi byeruye ku buryo nageze nigenda gusaba nti abari gutukana ibitutsi byandagazi bisibe utibareke nta kibazo utibareke nabacerega nabacu ubwo impamvu ranabigarutse nuko wambwiye utibareke ubwo kubareka nuko hari icyo washaka kureba yego hari n'icyo warumaritse no kugira amasomo nyine n'amasomo mvanamo amasomo nakwigisha abantu wana okay urakoze cyane narazibosomye zose buriya iyo cano tumaze kugira 18,000 yego ariko ndabizi neza ko hari content nahindura tukagera ku 100,000 ariko iyi nibyo nakubwiye ku nkoko y'inyarwanda na koroyiro abantu bari hano bose bafite urwego runaka rwo kumva ibintu bake barimo hari abayirengagiza cyangwa se hari ababa bahuze ntibabashe kudetekita ibyo nashatse kumva neza abo rero nibo bakanje abantu abo nibo bagiye bavuga nabi bazana umugaga niba udafite icyo uvuga kwa Rwigara funga umunwa iki none se na yasekura byibuka yaseko yacu baba ngo munaseka umuntu gushinyagura ariko guseka kwanjye narabibasobanuriye nseka ku kintu gitunguranye cyangwa mvuze kidasanzwe kuko guseka nayo ni expression naka kaboko ngira gutya ni expression so mu magambo make umuryango kwa Rwigara dupfana kuba abanyarwanda ntacyo mpfana nabo nta n'umuntu waho ndaramukanya nawe uretse Diane mfitiye nimero nayo nayibonye cyagiye bashyiraho amashusho amafoto ye yambaye ubusa nshaka nimero zo kumenya aho byavuye birangira n'uwayashyizeho tuvuganye nkora inkuru mu gifaransa icyo gihe isomwa n'abantu 35,000 mu masaha 2 ari igifaransa bya bindi wirwa nta wagisoma biterwa n'icyo bashyizemo ninjye nari inkozi iyo nkuru igaragaza izo mpande zombi inimero kuva icyo gihe ijya mu yanjye ntago ndahura nta muntu waho ndahura nawe ntawe ndaramukanya nawe nibyo igisigaye rero mbazi nk'umuryango wari ukomeye
mbavuga nk'amakuru, nkabavuga nk'umuryango wavamo amasomo. Urabona ko noneho uri kwitonda kugira abantu banjye bumve neza. Ni umuryango uzwi ukomeye, ufitemo amakuru, kandi amakuru ni umuryango waba icyigisho ku bandi. Igihe cyose rero muri iyo ntego tuzakomeza amakuru, inyigisho. Icyo ni kimwe rero, ntacyo mpfa nawo, ntago umuntu utazi mwapfa iki, ntacyo habe namba, bazi nk'amakuru. Icyo ni kimwe. Ariko nanone kuvuga ngo niba ntacyo uzi kuri uriya muryango ufunga umunwa, ntago nzawufunga. Kandi ntabwo ibyo kuri uriya muryango byose wabivugira rimwe mu kiganiro kimwe. oya Urinde se, handi wicaye hese, kugenda buke. Umuntu umbwira ngo se mvuge iki, okay, abazi byinshi bazabimbwire, ariko ntibazitege ko nzabitangaza uko byakabaye cyangwa mbitangariza rimwe. Oya, hari n'ibyo nshobora kumenya uyu munsi nkazabitangaza muri 2030. Utazabyemera tuzafatikanya ashinge cano ye, kuko no kuza kubivugira ku cano yanjye ibyo nzi amakuru mfite kuri uriya muryango nta na kimwe cya kabiri ndatangaza. Ariko uburyo mbitangazamo, niba ari byo bamwe batakwishimira, nibihangane ni njyewe, sibyo? Rero se wabonye uburyo uyu muryango ubu usigaye ntangaza ibyawo, bitangaza inshingiye ku byavuye ku bandi. Ntacyo wumvamo. Buriya Nyese atavuga, nanjye ntacyo rero. Ariko se ugomba kuba ufite ivomo. Yego. Noneho uwaza kumbaza ati kuki wongeye kuvuga kuri uyu muryango, ahubwo ni nyamara nahereye ku bya Nyese. Ivomo suruse yanjye ngiye. Naho ibintu byo kuvuga kuri uriya muryango ni byinshi. Ni kariya k'amagare, reka mvuge nka kariya k'amagare Nyese yakomojeho, nawe hari ibyo atavuze, kandi ku mpamvu. Uzi ko ririya rushanwa ry'amagare yavugaga ngo hari abo bamenaga amazi ashyushye n'abo bamenaga hakonje. Ibyo ntabyo nzi. Hari umuntu warindaga imigozi y'abakomando mu Bigogwe, yarambwiye ati biriya bintu Nyese avuga harimo ukuri, ariko harimo n'ibyo atavuze. Ambwira ko muri iyo Tour du Rwanda, niko nayita y'icyo gihe, ngo yari yoruganijwe na Rwigara ari mu organisateur, ngo Pajero ye muri iyo rari, ngo Pajero ya Rwigara yagendagamo umusirikare wa Uganda. Ariko amazina ye ntago nyazi, ngo bakazengurukana Nyungwe. Amazina ntabwo nyazi, ariko hari undi musaza wakoraga muri renseignement zo kubwa Habyarimana utuye Cosmos, ndacyashaka uburyo namugeraho, niduhura we wenda we azambwira amazina, ariko nayo sinzahita nyatangaza, ntabwo mbitegetswe. Oya, niba ako kabaye gahagije. Uvuga rero ngo nabuze icyo, oya mugende gake tukaza. Urumva? Hanyuma ari byo tuvuga. Ntuza par exemple amasomo mvuga kuri uriya muryango ni isano yo hagati wirangara, isano iba hagati y'umunyamafaranga n'ubutegetsi. Ni iyihe sano abantu bakagombye kuba bayumva mu ngoma zose mu bihugu byose? Hari isano itari iya kure iba hagati y'umunyamafaranga n'ubutegetsi. Iyo sano iyo bakabana neza cyangwa bakabana nabi, byose bigira ibimenyetso. Ukunyumva? Kuba Agnes yaravuze ati ku bwa Habyarimana baracuruzaga, n'ubu ibyo leta nyinshi zifata neza bafite amafaranga, ariko iyo zibyaye amahari nabwo agaruta kandi kagira gute, karakamira. Buriya ubushize rero nabikubwiye, ubushize tuvuga kuri l'ennemi mu gitabo cyanditswe muri raporo yakozwe n'abasirikare 10
bamwe abamajoro 5 n'abarito n'abakoroneri 5 umwe yaranapfuye ejo bundi yaguye muri Nigeria Anatole yego urebye urutonde ruriho nimero ya mbere ndashaka kugira ngo abadukurikiye ntago ndi bujye mu mazina mu makarifikasiyo babyiyumvire bamenye ngo uyabayeho ate arihe urise esofu widege kubera iki nimero ya mbere yari iyo komisiyo yari yabagosora ya definisaga renemi uwa mbere nimero ya mbere yari mu bitaga les ennemis internes abanzi b'igihugu bari mu gihugu imbere kaje guhakwa Valence niwe wazaga imbere n'amakampani ye RP station Korwako Sodevi na Bakari yari bank nimero ya kabiri akaba Rwigara Asina Paul kaje wakongera ngo asigaye abigisenyi ariturije ariko nawe ningira amahirwe nzamubona niwe ari nimero ya mbere uwa kabiri n'uyu turi kuvuga Rwigara Asina Paul nimero ya gatatu ni Majyambere Silas abamuvuzeho ubushize turaza no kumugarukaho mu rubanza byarangiye yaraje mu rukiko yaraje ariko ngo bakamuvuga bakamuvuga na societe ze Sorekarerwa Sojeti Danimo na Sofati bari bamuzi niwazanaga za Nissan diesel yamakamyo uwakurikiragaho ni Sisi Evariste ngira ngo yarafite societe bita Sieva yari no muri PL yabaye n'umudepite ariko mu minsi ishize nawe yaje gutabaruka ukurikiyeho ni Makuza Bertin Rwanda Form amejerwa promoma n'ishyikiza ariko icyo gihe barebaga Rwanda Form na amejerwa uriho se esof n'ukurikiyeho Mutangana Mutangana wenda niwe muntu yapfa kuvuga ko we aracyari mu mujyi wa Kigali yarafite Volta Super ese niwe witirirwa ya Nyabugogo ntago ari kwitirirwa niye niwe nyine nyiri icyo gihe yarafite Volta Super iriya nzu uravuga iyi nzu nyine yubatswe n'abanyururu n'uwo nguwo uyu wenda niwe muntu yagira niwe uhari n'abandi barahari ariko we niwe utembera uko ashaka yarafite Volta Super icyo gihe niwe nyiri iriya nzu ariko ubu numvise ngo mwumva mu manza hari imanza avugwamo za Rurindo kandi mu manza atazitsinda neza hari abagomba kuzishyura ariko uko byamera kose we yaragerageza kuko niba kaje guhakwa abigisenyi yiturije Rwigara n'uyu tuvuga Amajyambere ntari mu Rwanda Sisi aherutse gutabaruka Makuza yaratabarutse muri make ni Mutangana izindi bavugaga ni Torirwa na Hyderabad icyo bishatse kuvuga niki isano y'umunyamafaranga n'ubutegetsi igomba kubaho byanze bikunze irahahora igomba kuba iri net yagira ibibazo akaruta kandi kakamira iyo bibaye ihabaye kugigira ni nka karege ugiye muri boîte nkahura na bounce idashatse ko ninjira sininjira nkaca bugufi ntabwo twanabitindaho wenda ngo tubijyemo cyane ibyo ariko abazi iby'Irurindo se ntabwo bazi ko byagenze so wa musaza ucururiza ku muhanda nyirangara base oya havara nicyo shaka kuvuga ngo isano hagati nyirangara bagusa Mercedes n'abandi musaza twavugagaho Dubai na Dubai n'abandi nuza impanuka ikimara kuba mu kabuga ka Nyarutarama yahitanye Rwigara umuryango we ntiwigeze wemera ko yahise ashiramo umwuka yego bavugaga ngo bamworosha igishitingi ngo agihumeka bakavuga ngo bageze ibyo ni ibyavuzwe umuntu ashatse abajwe yabona bakavuga ko ngo yageze kwa muganga bakamubima bakavuga ko umushoferi wari utwaye igikamyo cyamugonze niba yaraburanye niba ataraburanye bavuga ko ngo yaba ari muri komahari nyuma yaho Diane Rwigara yaravuze ati papa azize ko yanze
ko muri business ye gutanga imigabane muri business ye gusangira n'abandi donc company ze yari zifunze kandi izindi ziri open ushobora kuzana nawe ushobora kuzanamo imigabane icyo ntabwo ari ishema kuba nyamwigendaho neje umukuru w'igihugu yabibwiye urubyiruko muri arena avuga ati ntimukabe banyamwigendaho gukorera hamwe si umusaza ngo ashobora kuba yari yaratsimbaraye nk'uko Diane yabivuze nyuma y'urupfu rwa se gutsimbarara kwanga ko hagira abantu bazana imigabane bamujoyininga good cyo ni kimwe cyo ni kimwe ariko tuzandi ibindi bigo byagiye byemera gutanga imigabane nahiyereka itangira mu gishanga uziko yari Rwigamba ariko nyuma haza kuvuka umuryango mugari ya ku musozi bagiye Rwigamba aba president wa board ariko nibura imigabane ko bigenda ariko ari undi musaza twize kuganira ariko niba kibahora cyahora Majoro Gatarayiha twize kuganira ajya gufungura Bambino nawe nyuma twaganiriye akiyubaka ariko nyuma nza kujya yigeze hagati nawe nsanga yatanze imigabane sanga yabaye umuyobozi noneho ubwo donc amasomo kuri uriya muryango niyo mibanire abanyamafaranga bagomba kubana gute n'abanyabubasha bo kubutegetsi icyo ni kimwe hari akandi kantu nyitohoza bivuga ko umusaza Rwigara ashobora kuba yarashatse kuba yasarura yabona amatunda ku ruhare yagize mu kuba igihugu kimeze gutya abandi bakavuga ko yaba yari afite amasoko yo ku exporta minere amabuye y'agaciro ahangaho bukaza ariko ngo akajya azamura ibiciro kwica isoko ego bigatuma batitabira kugura yo mu Rwanda bakanavuga ko yaba yarigeze koherezwaho intumwa kugira ngo bumve iby'ibyo biciro intumwa zivuye wenda muri abo bakiriya noneho batumvikanye iriya nzu bavuga umujyi wa Kigali washenye kubera kubakwa mu buryo butemewe iriya nzu ngo yafungishwaga amakode ba bantu bamusuye bagamije kugira ngo banoze iby'ibiciro abasiga muri iyo nzu ifunze kandi ifungurwa na kode aho bazukurikiye bumve akandi kanyuma numvise ejo bundi uriya mukobwa mutoya amaze kwitaba Imana bavuga ko uriya mukobwa ngo yabaga muri za body za chambre de commerce nka za PSF zo muri leta yabagamo nakavuzeho ariko muri uko kubamo akagira inyungu zimwe z'abanyafurika bangamira atambamira bashaka nko wenda company ivuye muri Afrika yashaka kohereza umuntu ukurikirana inyungu umukobwa ati nyamara ijambo rye rikumvikana akabangama iyo setse gutyo ntago shinyaguye ubwo ari so rero bishatse kuvuga iki banyamafaranga banyabwenge rigari nabyo bakiri ndabwira abo muri za ntuza hari uburyo uko byamera kose hari isano hari imibanire igomba kuba entretenue entre le pouvoir et les manias n'abanyamafaranga ayo nama urumva nkoza urutonde sibyo nta na kimwe mpimbye nkoza urutonde ngenda nkwereka imibanire igomba kuba inoze yazamo agatotsi abantu bakaganira sibyo hari undi negeze kumva mu minsi yashize manza wari waguze urura ruganda ahubwo rwa Rwigara wari gutabi wari waguze uruganda
hanyuma yaraporopoje ngo rugurishwe hanyuma akaba ari agashaka we kurugura rwari rwaguzwe n'ikipe ngari rwari rwaguzwe na kampani ifite abanyamigabane noneho wari nka bodi manager warwo aporopoza ko rwagurishwa ashaka guhita rugura arugure noneho nta migabane aragenda ahera muri banki imwe yari afitemo amafaranga bashaka umuntu ugomba kurugura mu izina rye ariko batarakinga wa muntu bagasanga atarigeze atunga na kimwe cy'icumi cy'ayo mafaranga agiye gufatira inguzanyo uwitwa ko agiye kugura ibya ni bya shoferi wa mugabo mu Busanza yego nyine ariko ni banki izwi n'uwatanze iyo kredi yaraburanye batarakinga uwahawe kredi bagasanga muri iyo banki konti afitemo nta na 5% yayo bamuhaye kandi yahise ayabona barebye neza basanga wa wundi wari waguze wa wundi washakaga watumye we ni umunyamigabane muri iyo banki nanone ariko atuma umuntu udafitemo imbaraga arangije aranamusinyira kredi tangwa kubera ko uwo muntu yasinye barebye sinyatire ya muntu barayatanga uwayitanze niwe ukurikiranwa mu nkiko ibyo byose uri kubyumva ayo se n'amasomo abantu bajye bumva icyo mwuka abwira amatorero so ngicyo nicyo navuga se guki erega mu byo ari kuvuga nta n'igishya kirimo wabishaka utabishaka umuntu urengeje miliyoni 100 agomba kugira uko abana n'ubutegetsi sibyo se kandi ugomba kwemera ko umuntu w'umunyamafaranga umunyemari aba ari public figure urumva rero ibyo byose muri make ufite amafaranga n'ufite ububasha bagomba gukorana ariko iyo zibyaye amahari ntawe urabyumva impamvu ruriya rutonde narukweretse genda ureba ukuntu benshi bagiye bapowa no ariko nibyo muri make ndizera ko ibyo kuvuga kuba umuntu se nabivuga ngo iki nabonye kandi kantu batinzeho cyane ariko kumvikanisha ko ngo uburyo watema imetero uvuga ko ngo ishobora gutuma umuntu yibagirwa kredi bagatinzeho cyane batigezaho gezaho hategekaho nyine harimo ibintu bibiri ni imetero nk'izindi zose kuko urumva kredi ishobora kumara imyaka kuva Rwigara apfuye ikaba itarishyurwa niya turoma ishobora kuba yatumye babyibagirwa ariko se nanone ubu nanjye ntangiye kwigarura nkavuga ngo iyo banke yo ko nzi neza ko iyo utaranyije ukwezi kumwe bakwandikira bakwandika umwaka umwe 2 3 4 5 yego urumva na banke yaba yararangaye kugira ngo ikirarane kimara iyo myaka kandi ni kwibeshyiraho na intere wasanga na ziriya miliyoni 300 wenda base yari make kuko paraporo nta handi wabisobanura se gute neza bakaba barayifashe batabizi numvise mu cyamunara ngo byagenze bite bari banditse bashaka gutambama ariko urukiko rwabitesheje agaciro donc icyamunara cyarabaye miliyari 1 na miliyoni 110 na zingahe noneho umuryango wa Rwigara ujya gutambama bati nimwegekeho so muri make ngayo nguko nagerageje kandi abadukurikira bagerageze bumva ibyo ntavuze ntabwo ari ngombwa ko byose mbivuga muri rangaje bumva ibyo biba bihagije niyo mpamvu iyi ni club rega n'abantu baringaniye bagenda baza buke ariko bajya bagerageza no kumva hari ibyo ushobora kuvuga ukuntu hari ibyo ushobora kuvuga uko biri hari ibyo ushobora kutavuga hari ibyo navugisha ibimenyetso bajya bagerageza arewe nibyo anyway yego reka nambukire mu Bubiligi gato wari wavuze kuri Majyambere Sirasi ko yamaze kwemera akaza mu rukiko noneho agatanga ubuhamya ariko ubuhamya bwa 20 minutes ariko yarahageze nibura ni imbaraga z'urukiko uribuka ko bavugaga ko mbere yabanje gusaba isimbura mu byizi
akomeza communication n'urukiko bamwumvisha ko agomba kujyayo arangije aravuga ati murambaza ibyo muri 94 kandi kuva 90 sinari impari hanyuma barongera nyuma yaho aza kwerekana impapuro z'uko arwaye bamuha umunsi itariki 6 kuwa mbere niwe batangiriyeho yego anemeza ko umugore wa Bomboko ari mushikiwe hanyuma bamubaje yamaze iminota 25 avuga ko yavuye mu Rwanda muri 89 avuga ko atigeze Bomboko atigeze amubera umukozi ariko ko atamuzi nk'umuntu wagira nabi nuko byagenze ngira ngo uwo munsi wo kuwa mbere hari n'umundi musaza nawe uri muri pension wakoraga mu bintu by'amafarumasi icyo gihe abatangabuhamya bo barakomeza bakaza ngira ngo uyu munsi kuwa gatatu bagomba kwakira undi muntu ukomeye cyane ariko nawe yatanze impamvu y'uko afite ikibazo cy'uburwayi ariko umukobwa we yahageze uwo muntu ukomeye cyane kuwa mbere rero kuwa mbere itariki 16 niba Rusesabagina azaza mu rukiko niba azaba utanga kuri video conference ariko niwo ategerejwe yego nibwo ategerejwe amfasha kubera ko Bomboko mu bintu bigaruka cyane ni inzira yo kuva kuri Amugari mu Gakinjiro hariya cya hafi n'abantu yajyanaga Mirikorine yego abayajyanaga Mirikorine ubwo rero Mirikorine ntuza na Hotel Rwanda ya Rusesabagina aho bivugwa ko muri Hotel Rwanda bavuga ko yarokoye abantu 1268 ubwo rero Rusesabagina azaza wenda azavuga ati Bomboko yanzaniye abangana gutya yanyishyuraga kuko hari n'abavuga ko bishyuraga basi ubwo nicyo dutegereje uvuze kuri Rusesabagina yego ariko nawe ntajya yiburira kabisa justement ndabona nawe kuri France 24 wowe abantu kuri France 24 agira ngo kuva afunguwe muri introduction y'umunyamakuru yavuze ko aribwo bwa mbere Rusesabagina agiye kuvugira ku kinyamakuru cy'igifaransa ariko hari ibintu bibiri cyangwa bitatu nabonye avuga bamaje niba yarabaye torture avuga ati namwe nimwibaze kuva nkigera ku kibuga cy'indege bamfunze mu maso amaboko bayabohera inyuma bamutera ipingu bashyira mu mufuka barahambira yagiye nk'umuzigo niko avuga ako ni kamwe yego hanyuma iminsi yamaze muri gereza 239 we avuga imyaka 2 n'amezi 7 uri kumva hanyuma noneho bati rero ko wanditse ibaruwa usaba imbabazi kutazasubira mu bya politike none uri tayari kubahiriza ibyo wanditse uzi ko yavuze akandi naza kukubwira kavemi nayo amafaranga yahaga FNL yahaga ba Sankara yayahakanye ibyo ni bibiri tugasoza akibaruwa rero akibaruwa uzi ko yavuze nakaye ndumirwa none se kwibaruwa yanditse n'imashini niriya sinya si yanjye ati imashini nari umufungwa bwoko ki wo kugira laptop muri gereza niwo kuvuga ngo barayinyandikiye simbizi ariko yavuze ati nta mashini nagiraga kandi ibaruwa yanditse n'imashini hanyuma rero bati kuri za vemiri mu byo washinjwaga harimo gutanga $20,000 by'amadolari ubiha FRN by'amayero ubiha FRN umutwe witwaje intwaro ushamikiye kuri MRCD avuga ati reka ayo natanze byavuye hese ati leta yashakaga umutwe wanjye ariko avuze vure matete Rusesabagina twari tuzi
muri gereza n'iriya nkubiri ye yo gusohoka gusaba imbabazi kugenda kunyura Katari ibyavuzwe byose idosi yamaze kuyihindura byose yamaze kubihindura yarabihinduye byose ubwo rero ageze no kwibaruwa cyane aha niho nahise numirwa asoza ikiganiro avuga ngo azaharanira ngo mbese niba nabyita ngo ikiranga aho guhindura ubutegetsi bya bindi byose tuzi muri dosiye mu kurekurwa ibyo yanditse byose kandi umunyamakuru mu kibazo cya nyuma yamaje ati se uracyakomeza ati nzaruhuka nzaruhuka ko ari uko ibintu bihindutse ubwo rero urumva abari bazi ngo yanditse ibaruwa akako rwose yevuriwe yamaze kwiyeditinga urumva kandi ntabwo bwabyo ntiyicara kuko ni ikiganiro gikurikira icya mbere yari yakoze kuri yitwa n'impamba ni siribuka neza idicano yari yakoze kuri Zoom cyo kuri Zoom vana none we yagiye kuri France 24 mu gifaransa no nguwo rero ubwo amakaro meza ku Ikaro Plaza Iremera hariya mu Giporoso munsi ya gare cyangwa se imbere ya gare uciye munsi ya station muhamagare 0783505046 ibindi byose barabatwaza ari ibikoresho byinshi so mwakoze bavandimwe nanjye reka ngushimire ko makuru amwe namwe udusangije hari nayo abantu baba batazi nkuko begera bidufasha ariko hari nayo nanjye menya kubera bo uyu ni umuryango reka so mwakoze nabonye abantu batubwira ngo tugera ku kanyuma ni byiza rwose ati nta wakumva ngo acikirize nta wakumva ngo wabikate ibyo byose rwose ni ibintu byiza cyane mwakoze cyane